abi wawe atese mu ruhe rwe arahaba nk'umuntu wanje gusa ngiye ntago nazi wawe tuba turi inshuti ubwo nyine afite impamvu yabaye ahavuyeho iminsi mikeya hari ibyo ari gukora cyangwa ari gutegura ari kubitegurira iwawe arahagomba kuba ari nyine hizewe hari safe nta kuvuga ngo hizewe se ari guhigwa ntari guhigwa yaribye ntari guhigwa ariko ari gutegurira ibintu byiwe niho hanya agomba kubitegurira nyine murabani wawe yego ikiganiro cyose bafata ijambo kurindi batekereza bavuga ati se Farida koko biriya bintu yabikora ese agamije iki niba avuga ko adashaka kubana na Raka akaba ari kumwirukankaho sindi kumwirukankaho. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko meze neza aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. Mwese ndabasuhuje ko nama n'ibitekerezo ndabashimira cyane, ndetse n'izindi nkunga mugenda mutanga ku bantu twaganiriye nabo bafite ibibazo bigiye binyuranye, ndabashimira cyane. Uyu munsi turi kumwe na Farida. Arye ni ako ntabwo tukiri izina ry'umwana twara tuvuga mama kanaka. Tuvuga Farida. Kuki utita izina ry'abana bawe? Nitwa Mama Orunera ariko junyita Farida. Mama Orunera. Mama Orune. Oya, tuvuga Farida. Kono mva bana shana hayi numva bitajyanye pe. Ni nko tugiye kuganira na Mama Orunera ariwe Farida kubera ibintu ukora rero. No kwita Mama Orunera ntabwo byaje bijyana kubera ntabwo uri umwana mwiza. Ari ukuntu nyine ntabwo uri umwana mube ku nyine, ari ukuntu kwita umuntu izina ry'umwana we. Wowe rero ibintu dukorera buri munsi wa mugani wawe rero twita Farida. Njye muyita Farida pe. Mr Farida rero meze neza. Uraho urakomeye. Ndaho ndakomeye. Urashima Imana. Wegetseho. Ntabwo negetseho nafunze. Wafunze wadadiye. Amakuru y'iminsi meza. Urakomeje. Urakomeye na ndakomeye ndanakomeje. Nashaka ko twiganirira rero turi twenyine, wenda Cheba wawe adahari. Ntago ndi mukeba nagatitebe mugari nagatetebe niko rakajya kunda ko gacekebe niba gatekebe niba gatetebe. Wenda muri kumwe nyine kuganira biranga mwese mufite umujinya, ariko tujye kuganira rwose twebwe nk'abantu bakuru, twibwiriza ukuri, kuvugisha ukuri n'igice umutumiro, kuvugisha ukuri ntacyo bitwara, ntago hari ngo mutukane cyangwa musereye. Tumara amatsiko kubera ko n'ubundi byose twumvise ubizi. Kugeza iyi saha ntago ngenduraki ntago turavugana. N'ubundi nimero ye ni kwa kundi. Yego. Nibaza nti se ntawe umufite mu ntoki mu kiganza, nkawe wamufasha amaraso niko nabivuga, nkawe umutegeka umuyobora, nkawe umubwiriza abo yitaba n'abatitaba. Ugamije iki? Ugamije iki? Watubwira ugamije iki? Ngicyo ugamije. Nicyo ngiye kuvuga. Ntawe ubwo nuva uramufunza amaraso. Cyane rwose kuko nta kuntu umuntu w'umugabo yafata umwanzuro nk'uwo. Kandi twabonye Farida tuvugisha ukuri ku kintu cy'abagabo twabonye uzi kubategeka. Urabizi baranakumvira pe. Ku kintu cy'umugabo cy'urabayobora sinzi ikintu bakangisha, nimubereka imbunda, niba ugira imbunda avuga ati n'utagikora nawe vuga ngo ndabarwa nk'abandi. Ariko ikintu cy'abagabo
urabategeka ukabashyira ku murongo, yaba ari umugabo ufite umugore, yaba ari umugabo ufite iki, uramutegeka ibyo ushaka akaba ari ibyo akora. Icyo cyo twarakivivuye. Urumva ubihereye mu mizi mugani uriya mukobwa ngo ni Samantha. Twabiseseye. Aho urayoboye. Ushaka kubaza. Nk'umuntu uzi gahunda uko zimeze, ukavuganira na raka uwo nguwo, tumara amatsiko twe gutegereza niba umuntu azagaruka gukora ikirori cye cyane batazagaruka, tukicara tukamenya ko umuhungu yabenze umukobwa cyangwa ubukwe bwapfuye. Nanjye ntago mbizi pe, gusa ikintu nzi neza cyo Raki urabizi. Oya buriya se sureba icyo nzi cyo nuko nganira nawe pe byinshi kandi bitandukanye, ariko Raki ntago ajya tobora ngambwire ngo ngewe ubukwe naraburetse. Yambwiye ko umukobwa adashobotse, ntawe ubwa wumvishije message umukobwa yandikira umuhungu wababara. Hari ugufuha hari no gukabya. Wamugiriye impuhwe se? Nyene izo ni impuhwe wagiriye Raki. Ntago ari ukuzimose ngenda za mukobwa. Nyine kuki uvuga ngo message uko yameze kose yayandikiye umufiance we, ahubwo izo icyakubaje niyo message ni igiki? Njewe reka nkubwire, uriya mukobwa ntacyo mpfa nawe simuzi, ari na Raki nawe tuziranye kurenza uriya mukobwa nawe ntacyo dupfa. Ikintu nabwira abanyarwanda kugira bave mu rujijo, urumva ntibumve yuko ari ngewe uri gutuma Raki adashaka kubaka urugo cyangwa akore n'ibyo birori, kuko ntiwabuza umuntu gahunda ashaka kuroga. Umva ngo kuroga kwa kuri amugore ejo ndiyamwe naramuroze none dore n'umurozi yewe una kubuteshaguza. Impamvu uriya mugore yarambwiye ukuntu ngo naroze Raki ngi Imana shaki wakoze aranashoboye. Gusa ikintu nge nabwira abantu nuko Raki ntamuroze babyemere cyangwa babyorere, kuko ntawe ndi kubibwira ngo nabyumve ku ngufu. Gusa Imana izakora ibikwiye kubaho cyangwa igomba kuba. Nge Raki nta kintu na kimwe njya mubuza, Raki sinjya mubwira ngo reka kwitaba abantu, gusa ndamutse mubwiye wikitaba buri muntu ntiyamwitaba. Kucyo kumvira cyane se bigezaho uburyo namubaniye n'imyaka tumaranye, menya nibyo bituma nyubaha, kuko nanjye ndamwubaherega. Aka kanya nibwo mwubahanye. Erega kuba abantu bashwana ntago bisobanura ngo abantu batandukana burundu ntibavugane cyane bubahana. Kuba twashize imbere akamera twaryagagurana bisobanuye ngo ariko bikomeza bimereye ngo duhore dushwana mpaka. Ubwo nyine mba ndi kwibaza cyagiye mubana nk'umugore n'umugabo mu myaka 6, kuki mutagirageje icyo gihe kubikora nk'uko muri kubikora? Nuko bitari biri mu igeno ry'uko tugomba kugumana. Ubu bwo mugomba kugumana? Nta nubwo biri mu igeno ry'uko nge nawe tugomba kugumana, kuko ubu ngubu niba ngewe naratandukanye n'umugabo nzi kibi cyangwa se nzi kibi icyiza kiri mu gutandukana n'umugabo cyangwa se mu kugumana. Rero umuntu uri mu igeno ryawe niyo mwashwana mugashwana gute cyangwa se mugakomeza mukavugana, umuntu utari mu igeno ryawe urabibona. Gusa mu igeno ryo guhura mukavugana biraba bisanzwe niryo rakarimo, ariko ntari mu igeno ryo kubana nanjye nawe nk'umugore n'umugabo. None se kuba Raki wemera ko Raki yaterese uriya mukobwa akamusaba urukundo? Simbizi. Simbizi ibyo byarabaye binabera hano twese duhari, ibyo byarabaye Raki. None se kuba byemera reka nkubwire, kuba byemera ni kimwe. Bana kumwe rwose. Nyine ndabyumva. Ni nkuko nanjye twabaga turi kumwe kandi tumeze neza. Rero kuba batandukana ngewe nta ruhari mbifitemo, no kuba bagumana nta kintu bintwaye, kuko nge ntago nyifite umwanya kwirirwa mu nkundo zinesha umutwe mu bintu binjagarariza ubwonko. Oya wose weje icyo ndi guhangana nacyo ni ukwigira amafaranga, nubwo ntari kuyabona, ni ukwigira ubuzima, nkisabira Imana ikanyitiriza imyaka, ikanyitiriza kuramba. Ibindi by'abantu bavuga nta kamunoza k'isi. Nyine gusa ujye umenya ko mu bintu ukora hari abo ubabaza wenda nabushimisha, kimwe uko nanjye hari abambabashe cyangwa se hari abambabaza. Kandi ngiye niba mbonye amahirwe mu bintu ntagizemo uruhari ntago mba mbabaza umuntu. Warubwi biri kungirirwa nibyo bimubabaza kuko abayimboka ni wowe. Okay, Raki muraganira nta nundi mujyanama afite ni wowe. Uje wumva uko muganira wumva afite gahunda yo kubakana n'uriya mukobwa cyangwa yabivuye? Sha nta gahunda mba numva bafite pe. Nukuri ntayo mba numva bafite.
yamubeshyaga azi ngo umukobwa afite ibiceri gusa nicyo wenda ntibyari ngombwa ariko reka mbivuge yaramukurikiye amafaranga we yari azi ko uriya mukobwa afite amafaranga ariko mbaye injajwa yari azi ko umukobwa afite ibiceri umukobwa akimara ku mugezi iwabo umukobwa uko agiye agenda hashira iminsi bapangura bizi ko bagombaga gusezerana muri ino minsi asanga uko yabitekerezaga atari ko biri Lucky umugize umuntu ukurikiye amafaranga ni nako biri ariko ikintu njye mba nshaka nk'ukuri kubivuga bigawe ntabwo yazi imbere ngo abivuga aba yaba yisebeje uriya ariko yisebye iki nese kwisebya birenze ukunuku jewe gisaba rwose naracyemeye umuntu ageze avuga ibyo ashaka ku buzima bwanjye gusa icyo nabwira abantu cyo nuko Imana ifite umugambi ku buzima bw'umuntu gusa njye amakuru mfite ya nyayo nayo rakibeshyeho umukobwa ibiceri ahubwo umukobwa akarenga akabyakarake ubu se ibi byose biri kuba njye nta ruhare mbifitemo pe yego ntarwo ufite nyuma rakazavuge ko ibyo byose bitabayeho uri kuvuga nta kizantungura nta n'igishyashya none se ubwanjye njye niba tubaye nanjye ubwanjye twicaye imbere ya kamera urabona nka kuno tuba tuganiriye naganiriye n'uriya mukobwa asekereka oya babaretse tutagiye kure oya babaretse nguce mu ijambo usibye no kumbaza ibyo iyo turi imbere ya kamera ibiba ntago tuba twabiganiriye nawe ubuhari ni wowe munyamakuru sibyo umutumirwa araguhamagara ukamwumva niko fari nashaka kubaza njyewe niyo mpamvu akenshi iyo nganiriye n'umuntu akambwira ikintu unciye mu ijambo ariko komeza njye nari ndimo ndakubwira ngo wabonye ukuntu dukora ibiganiro rakiyarakaye ari kumbwira nabi nyuma y'ibiganiro ntabwo dutahana tukanafatanira rimwe moto ntabwo mbizi ntabwo mutahana ndeba none se ntabwo tuba turi kumwe ese mujya gutaha mugafatanya oya twibeshye abanyarwanda cyangwa se nagwange ko ntabwo ndabona mutahanye mufatanye mbireba ntabwo dufatana ariko ubona tumeze neza nta kibazo dufitanye ko mutararwana ndeba cyangwa ubone ngambwira nabi nka kuriya bari kuvuga ngo wabushita we wabushingwe niba ari ubushingwe icyo ndi kuvuga rero icyo ndi kuvuga ba muri telefone fari niba ari ugutereta baragutereta mu kanya ntabwo nteretwa ikintu tuba dushaka kumenya ukuri nyine kuri bikagaragara niba uriya mukobwa aje akambwira ikintu kuri wowe arakimbwira ariko sinacyemera nawe ntarakubaza niba nyikubaje nawe ukacyemera ubwo kiba ari cyo ariko wowe inshuro nyinshi ibintu byose uvuga kuri Lucky iyo muri kumwe ntabwo mubihuriraho akugira umusazi ukamugira umusazi uramushinze akabihakana uvuga ko mubana n'akabihakana none ni ryari nk'umuntu koko uvuga muhuje afite impamvu nta mpamvu nk'umuntu mukundana ntago dukundana nk'umufiyanse wavuze ko atari kuko uriya atari fiyanse we kari wowe uzi se impamvu mba mbivuga kuriya buriya umuntu none muri kumwe nkande nk'inshuti nka mushiki we nk'inshuti nk'ababesto ababesto umunsi rakazemera ikintu wavuze akavuga ati koko ndabyemera Freda twari turi kumwe tumaranye iminsi bimeze gutya nibwo umuntu ushaka kuvuga ati ibyo Freda bwari ukuri ariko niba uvuga ikintu uwo muntu mwari kumwe akagihakana ubwo twamenye hagati yanyu ari nduvugisha ukuri ko muri babiri none se niba mumuhamagara ntabitabe sibyo ngiye nkamuhamagara akanyitaba why not tutatekereza ngo ese uyu muntu agamije iki niba azi imbere ya kamera ntavuge akavugisha fani kuri phone twe tatuvugisha buri kintu cyose umuntu agikora bitewe n'impamvu ze buri afite impamvu ze mana yanjye cyakoze muratubihirije ariko nkubwiza nakura tubihirije kiwo ndarengana mana uratubihirije twari twariteguye ibirori twari twariteguye kujya mu gikwe none byose urabyangije ndarengana kandi ubyangije nawe utarimo kwishimisha niba ushaka ko ari ikintu nk'icyo uvuga ati tureka turwanire umugabo nanjye ndamukeneye aho nta kintu utakora ariko uravuga ko mutabana ariko nanone ugatuma atabana n'undi muntu ntago ntuma nyir'ubwite n'ubyanga abyanga ate bitamuvuye kuko we yabishatse yabikora akuzi ko ushobora ate bitamuvuye mu kanwa we ngabisora avuga ati njyewe kana kasimusha ubu se Lucky atinyura
ubundi iyo wanze umuntu cyangwa wamusenze mu Kinyarwanda cyiza uramubwira uti sinyigushaka ntabwo nafite kubana nawe tubihindure byarahindutse mfite undi impamvu ntago zabura Raki kandi ntabwo abantu bose ari intwari Raki gutyo kandi pe. ntagatinya Raki ni Kandi umuntu ikindi uri nanone seriye wowe Raki. Raki mbona ari umuntu uvugisha ukuri atari umuntu wazanga ari ry'indini uko kurakubwiza ubona ko avugisha ukuri none ahanga se ari gukundana n'uriya cyane mbere y'igihe cyose no kwamubona yavugisha Raki ntagabeshye ikintu cyose Raki ubundi umuntu wese yakwereka uko ari bitewe n'uko wowe wabona ushaka kumubona turacyemera nkwaho buri muntu abasha kumanajinga ubuzima bwe bitewe n'ibihabona arimo aracamo Raki we niba ari kubona ibihari gucamo abona ejo bizamubyarira ingaruka cyangwa se hazavamo ibindi cyangwa se uko yabitekerezaga ntaba ariko ari kubibona umwanzuro wari we wese yafata ngiye 5 kuri 5 twaba turi kumwe shimye kuvuze nkavugisha ukuri avugisha ukuri yego nibyo ariko nanone abeshya anabona ko biri ngombwa ko agomba kubeshya kandi akavugisha ukuri uko mutari kumwe muri kumwe akatubeshya gusa icyo nzi neza cyo ibyo yakora nta kintu biba bintwaye tuba turi kumwe 5 ku kandi gusa ikintu gihari kandi cyiza twese tuba dushaka iyo umuntu agize umuryango ngenda by'abakunda biziko bivuna biravuna Raki akimenya nta mukobwa arambwira ati ngiye nkeneye kugira famiye nkeneye kugira umwana n'umudamu rwose pe arabaza mbona yishimiye adutumira ati madamu nguyu mbona bishimye uburyo rero bihise bihinduka mu kwezi kumwe nuko nanjye ibyanjye byahindutse rega bira nta gishya kiba kiri wabigizemo uruhare urengana wewe waratwise nakubwiye yuko yampamaga we tureke kuvuga ibyo gutwita wenda byo tuvuga iby'ubu yampamaga yambwira ko anshaka ambaza ngo ndiyambwira ko mvuye mu kazi ariko ntaragera mu rugo njyewe ubwanjye natashye musanga yicaye he mu rugo ese uracyafite akabari wapi karahombye kahombejwe n'iki simbizi buriya niba byashatse kugenda cyangwa mana we cyo koza mu buzima mwana w'umukobwa uramubabaje urayura urayura nkayura ibintu ndabigenza gute mwana w'umukobwa uramubabaje ndamubabaje mugize niciye ubukosha ntabwo nije niba babuza honyoyura nyirubwite n'uzaba wabyanze cyangwa bwisha ubukwe mana yanjye kangubwiza ukuri ubundi se wazamubajije niba aracyara mujyanye wabo ako ufite bitotsi oya nabyo nagwaye grippe rega ndikumva ariko kurya kureba neza iwabo cyagiye bari bataraje ubwo duherukana bari bataraje ariko yarambwiye bari kumbwira nyine ko babiteganya gukora ko nyine azajya iwabo w'umukobwa nyine bakajya kubibwira ababyeyi byabo bakanababwira gahunda nyine bafite ubwo nyuma y'icyo gihe nge sinongeye kuvugana na Raki ariko uko biri kose ubwo bashaka kuba baragiye cyangwa akamubura nyine wenda bataraje kuko ngo hashize icyumweru amubuze kuri telefone icyumweru gishize niwe wamwitabye muravugana nawe aravuga ati se Farida kominuka avuga ko atamukeneye turi kumurwanira ikintu gituma anteranya na Raki n'igiki ku buryo yanteranya n'umuntu akanyanga mu minota kimwe ke tuye dutandukanye ibintu kandi tubwiza abanyarwanda ukuri kuba yahamagara nkitaba telefone ya Raki nkuko nagira ko yakitaba undi muntu ntago bisobanuye ko nge nta mugabo mpanganiye pe n'uyu n'umwe uri kuri yise mpanganiye n'undi muntu nta mugabo muhanganiye nta muntu n'umwe duhanganiye umugabo njyewe rero ikintu nagusaba niba kitagoye uzanyereka ahantu nyine Raki hasi kuko niwe ngo yarahavuye nagakibiwe no ku kazi nagakiyakorera sinzi uzanyereke nyine ahantu atuye cyangwa ahantu ari cyangwa ahantu mubana cyangwa ahantu simbiza haje ntago tubana ariko ari iwanjye mvuga ukuri none abantu bose wawe kandi nimubana kandi ari wawe kuba ari kubana ushaka kuvuga kubana abantu bakumva ko nge nawe tubana nk'umugore n'umugabo kandi ko ngiye turi kumwe mu by'ubushuti
abiwawe atese mu ruhe rwe arahaba nk'umuntu wanjye gusa njye ntabwo nazi iwawe tuba turi inshuti haba ubwo nyine afite impamvu yabaye ahavuyeho iminsi mikeya hari ibyo arimo ari gukora cyangwa se ari gutegura ari kubitegurira iwawe arahagomba kuba ari nyine hizewe hari sefu nta kuvuga ngo izewe se ari guhigwa ntari guhigwa yaribye ntari guhigwa ariko ari gutegurira ibintu byiwe niho hanya agomba kubitegurira nyine murabana iwawe yego yabaye ahaje ariko azahava asubira iwe none se ibikoresho ntibiriyo uriya ntahaza azagenda ariya marido ko yayigize ahinduka aracyarimo ya marido nantwara neza nzagenda mufungurira inzu arebemo gusa urumva niba umuntu abi wawe gusa ikintu umuntu yarenzaho ni igiki ubwo njye ntabwo nari nzi ahantu ari kuba wenda urabasha kuzabona iki kiganiro cyaramaze kurangira wenda nawe iwanjye ntuhazi nawe ntazahamenya wowe simazi rwose rero mana yanjye sha we yumva atuje narwana intambara amenye ko iki ari ikigeragezo cyangwa se ari ishuri ry'ubuzima arimo aracamo ashaka uburyo ki yakongera akibuzana ariko bakavugana naho kunyitwaza nakomeza kunyitwaza nawe nzakomeza mubere umusaraba mwereke ko mpanganye nawe kandi ntabiriwe mbese nyine watuze tu natuze rakazamugarukira ni nako gahunda zinameze bitari none ahari kazamugarukira azamusobanurira impamvu adashaka umurengero ariko urumva ko izo mpamvu zose urazizi ntabwo nabura kuzimenya si ubwo waba uri kumwe n'umuntu akabura kukubwiza ukuri ngo nawe ndi kuvuga ngo wenda ngo azaboneka ngo umurenge ukomeze ariko uburyo uri kubivuga ndumva mwarabyanzuye ariko nanone shahu abakobwa ikintu kereka nkubwire buriya tujye tunavuga ariko tunagire n'abantu inama sibyo buriya abakobwa mubeshya abahungu mufite amafaranga cyangwa abahungu babeshya abakobwa ngo bafite amafaranga ejo bikarangira umutipe amenye ko umubeshya cyangwa se bikarangira umukobwa amenye ko akubeshya kenshi nanone bijya bituma imibano y'abantu ipfa ibyo nibyo rwose rero niba uriya mukobwa arabeshyira ko afite ibiceri afite iwabo wenda bafite ibiceri ariko raki ntabwo ari umuntu wakurikira amafaranga noneho nawe wiharabika umuntu ngo nose kucyumva ko ndi kumuharabika ndamwanze wowe urabifata ukuri wowe urabifata ukuri yakurikiye wowe hari amafaranga yagukurikiye ashaka kutankurikiraho amafaranga akurikira n'ibindi kuki uri kumushinja ngo yakurikire uriya mukobwa kubyo ndi kuvuga mbizi urameze nk'indya byose tuganira byose ntacyo asize inyuma nanjye nkamubwira byose ntacyo asize inyuma ukabyara cyakoze iby'isi ntabwo byoroshye pe bizoroha ntabwo byoroshye ariko rakimana ahantu uri hose iki kintu nugikora utarabwiye uriya mwana w'umukobwa ukuri ngo umuhakanire uvuga uti singa ushaka cyangwa se umubwire uti wakoze iki uzaba uhemutse buriya niyo wanze umuntu uramubwira akabimenya akamenya n'uko yitwara akicara yumva nyine ko byarangiye ariko nukora iki kintu bucece ugakomeza ukihisha ugakomeza iki ntituzi icyo wabaye ntituzi ntabwo tubizi ariko nyine uko biri ko kose umuntu avugisha ukuri uramuhakanira akabimenya akabyakira akadusoreza hano hari ikintu wumva wabwira abantu tugasoza igihe kintu nabwira abantu bajye bafata ku bintu babishaka ariko mbere y'uko babifata barebe ikiganiro cyose bafata ijambo ku rindi batekereza bavuge ati se Farida koko biriya bintu yabikora ese agamije iki niba avuga ko adashaka kubana na Raka akaba ari kumwirukankaho sindi kumwirukankaho nta nubwo nanze ko abana n'uriya mukobwa ahubwo uriya mukobwa ko nawe nasanze afite iguti n'agasuzuguro nibyo bituma mwereka cyangwa se mwitwaraho uko mwitwaraho n'ubundi iyo turi kumwe abantu mwedere uko mubyumvise niko mbyumvise uriya mukobwa Rehema nyine nawe yambwiye ko agiye gukomeza gushakisha akabaza amakuru ubwo nimwumva ubukwe butabaye nuko bizaba byagenze nabo ni abantu bakuru bazabyumva nyine kadusoreza hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha sawa bye